Muraho neza nshuti, ndabaramukije ndabavuze ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Nongeye kubaramutsa ndavuze ngo kaze, kandi tumaze igihe tutavuga, ariko Imana idushize ku mutima ijambo tuganire namwe mu kanya gatoya Imana ibashe kuduha. Ni ijambo rivuga ngo ntukihutire kugira icyo ukora kubera yuko utazi aho Imana ishaka kugira ngo ubashe kugera. Buriya ni ijambo rivuga ku bijyanye n'umuvumo n'umugisha. Ubundi iyo tuvuze umuvumo ushyirwaho n'icyo bita ijambo. Ijambo rero ni naryo kandi rikuraho umuvumo. Iyo umuntu rero afashe umuvumo cyangwa se afashe nk'ikintu, hanyuma agomba kugira ngo abashe kumenya aho cyavuye. Urugero, ndatanga urugero. Niba usanze umuntu afite ikibazo, icyo kibazo ntabwo uzabasha kumenya ko ikibazo kiriho mu gihe utabasha kumenya. Ushobora kumenya ko kiriho, ariko cyane cyane ngo ikibazo kirangire no kubasha kugera ku ntangiriro yawe. Muvandimwe rero, icyo nshatse kukubwira muri uno mugoroba, ndagira ngo nkubwire ngo iyo ushaka kugira ngo ugere ku cyo ushaka, ubasha kugira ngo ubashe kwirukana ndetse ukora icyo utarakora kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Muvandimwe, niba afite ibibazo, ntabwo ibibazo bizakurwaho n'ikindi kibazo, ahubwo ikibazo kizovaho gikuweho n'igisubizo kandi kitazongera kuzana umuvumo. Ndetse kandi rero iyo umuvandimwe, iyo umuntu abashe kuzana ikibazo hejuru y'ikibazo, ibyo ntikiba ari ikibazo, ahubwo icyo kiba ari ikibazo kiza cyiyongera ku kindi. Rero muvandimwe, ndagira ngo mvuge ngo umuvumo wo gutera kubaho mu buzima bw'ubukene ari amajambo yavuzwe n'umubyeyi cyangwa se ari amajambo yavuzwe n'undi muntu, gusa wewe tubashe kumenya ko ari umuvumo. Hari igihe ukora nk'ikintu ukabona kirimo kiragenda kisubiranya, ukabona ntubona amafaranga kandi bigenda byisubiranya, ukibaza se ni iki cyatumye utabona amafaranga kandi abandi bagenda kubona amafaranga bakayabona. Impamvu ituma utabona amafaranga si ikindi, ahubwo hari amajambo ashobora kuba yaravuzwe hejuru y'ubuzima bwawe, ushobora kugira ngo ubashe gukuraho cyangwa ubashe kwirukana, kugira ngo noneho ayo magambo abashe mu kirere cy'umwuka abashe gukurwaho, hanyuma ubashe kuba mu kindi cyerekezo. Urugero, ndatanga urugero. Hari igihe nk'umubyeyi avuga ngo nk'umwana uzokinisha nk'umukobwa wanje cyangwa umuhungu wanje, uwo tuzobagirana ikibazo. Mu mwuka akaba aragufunze, wowe ukagira ngo arimo araguporoteja, ariko akaba aragufunze. Bivuze ngo kugira ngo uzoshakwe, ni ukugira ngo uzoje kandi kureba wa mubyeyi cyangwa se ujya mu muntu wagutangajeho amagambo umbwira ngo igihe kirageze rero ntushaka, none bimeze bite? Icyo gihe cyangwa umbwire ngo aho ndi noneho aho icyo gihe kizemo mfite umuntu w'amahoro, cyangwa se ndageze aho ntabasha kwakira buri kintu cyose. Rero ndizera ko ntushaka, azokubohora yumve ko ari sawa, bitewe n'uko nta wasiwasi yawe gifite. Rero niko n'ubuzima bugomba kugenda. Rero muvandimwe, turangiza kugira ngo mvuge ngo amahoro y'Imana abane nawe. Ubundi icyo ushaka gukora cyose ukigeraho, gusa ubasha kwirinda icyo ubasha kugira ngo kikwinjiza mu masezerano cyangwa se mu mivumo utabasha kwikuramo. Ubundi umuvumo ni ikintu gikomeye cyane, ariko iyo ubasha kukirinda kibasha kugira ngo kuvaho, zikabasha kugira ngo kigire aho kiva, kuko gifite inkomoko. Gifite inkomoko, rero ugomba kudiringa n'inkomoko kugira ngo ubashe kudiringa n'ikirenge. Imana ibamugisha kandi bagire neza. Murakoze cyane. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza. Dukora